ha ha ibihe byiza wakoze subscribe kuri Paula Vibes. Ibintu ndiza kurimo kugenda neza, aho bitagenda neza ni mwihangane, ni ikibazo cy'igihe. Ntajye mbasuhuza amajyepfo amajyaruguru, aho jase naho rirengera no mujyi wa Kigali right now, ndetse n'intara yacu gatatu wa diaspora. Nizeye neza ko turi kumwe tupo pamoja. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndimo ndashimira abantu bajya kwijana 20 umaje kwiyandikisha bavuga ko bagomba kunambana nanjye sinzaba tererana. Nari bakumbuye bya hatari, nari bakumbuye, nize ko mumeze neza, nize ko ibintu ari amahoro, nize ko ibintu ari umutekano. Nicano imwe rukumbi izagiye kugezaho show after show, show after show. Urashaka kujya nanjye? Urashaka kwa nanjye? Kanda subscribe. Paula Vibe only. Uko bisanzwe nta kindi kingaruye nje kubaganiriza. Narabe excuse mbasaba imbabazi nibyo, kandi kuko byari bikwiriye. Hari imvugo dukoresha zitari sawa, ariko iyo umuntu amenya amakosa ari asaba imbabazi kandi akayakosora. Nje rero kurabura abantu badashaka kubyumva kimwe nanjye. Udashaka kubyumva kimwe nanjye itegure ko ngiye kukubabaza. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndababangamira. Niba udashaka kubangamirwa nanjye byumve kimwe nanjye, byana nanjye. $1 kamwe tugakora ibintu bya hatari kagutwara iki? Ntacyo kagutwaye. Twagiye rero reka twiganirire nabindi ubundi about music, about industry muri rusange, cinema, ibiki n'ibiki byose gipfa kuba ari ibyo muzi. Nagiye mbayeze historique zo kuna generation yagiye akurikirana. Ubwo nyine nzabazanira na new generation kuntu zaje, kuko byose byaje ndeba. Biza ndeba bigakwama ndeba. By the way, na n'uyu munsi ndacyita umwe rukumbi ushobaka nje kubwira. Waruzi ko Emapora yifitemo ubushobozi bushobora kurapa akaniterera chorus, ariko umva umurimo kwima amahirwe. Wallahi kandi ukumva ni chorus nze byatari. Waruzi ko mu bantu nyeneye mu makorabo nyeneye nkenemo korabo y'umuntu wanera chorus, kozi ndabyishoboreye, kandi no kurapa nabikocura fresh. Umva umuntu wima amahirwe. Ngenda bizi neza ko bitewe no kuntu ndimo guca muri izi haso, iyi music yanjye muzayifate nk'iyayago. Mukavuga ati Emapora twe tukumenyereye ku bintu by'ibigambo byinshi, kuno turaburaga none imiziki. Ariko uyu mwaka tugiye kwinjiramo Uwiteka uduhe kuramba. Ndabatenya n'amafamiye yanyu. Abagore banyu baraza kunkunda, abagabo banyu barankunda, barakunda imiziki yanjye ko ndi nka therapy, urumva neza, ndi therapist, urumva ewana, ndabaruhura mu mutwe. Abana banyu baransarira we bantu bagiye ko kubita album yitwa Urusobe, uzisobanuramo iyawe nawe. Nababwiye ngo kwiteke 25 z'ukwezi kwa 12, ubwo ni mu kwezi gutaha ndabakubita agasingo, ndabakubita single track yitwa Sibyanjye. Ariko noneho mu kwezi kwa mbere indirimbo. Nimutumva ikiganiro muzumva indirimbo, nimutumva indirimbo muzumva ikiganiro. Ikiza ni kimwe, just love me only, support me, love me, support me, ibindi birahagije. Higira umuntu kubeshya, impano zirahari, ahubwo tumeze nka zahabu iri mu bisogororo tu. Kuzikira ababwira cyo ni kimwe, if you love me binyereke before ko muri umubiri. Niba ukeneye konya mbere ntari bi nabyo binyereke, kandi subscribe bitwaye. Kuba wawisemo kubana nanjye ndagukoringa kanya cyane ubwuzu, umva ko turi tugeza byagutwara iki. We bikora bikunze
nta kintu bitwaye, nta kintu bitwaye kabisa. Njye mumbabure mumfashe, hari abantu ngiye kwisabira, iki kiganiro nikibageraho mubyumve neza. Ntabwo ngiye out of topic, ndacyari mu murongo neza. Ndahera muri ntara yacu y'Iburasirazuba havuyemo umusaza aramenyekana, Nsengiyumva igisupusupu Faranswa n'ibindi. Ndisabira imbabazi umuntu witwa JP wakwanye n'uwo musaza bitari rimwe bitari kabiri. Kuba mukuru arinda uyu munsi none atakibarizwa mu buzima, Imana imworohereza ahari. Ntabwo bivuze ko Nsengiyumva mwamurekura. JP wakongera gufasha wa musaza Director Faizo kibikoresha ari ibyo kutikodesha, kamaro kesho yose ari nko banayaguhera n'ubuntu, mwasubije umusaza mu gakino mani. Kandi ubu ngubu baramutse acumutse gatoya, twavuze induru, Nsengiyumva wacu yamahite yagiye adukubita yose twagarura kuri Spotify bakayareba bakanayumva akajya gute. Abasaza rwose niba icyo kintu mbasabye mucyumvishe, mugikore mwoge mu mugaruri. Uriya mwihariko w'igicuma rega turawukeneye kabisa. Cameraman amfashe, njye ntabwo nshaka kuzajya ndambira abantu banjye ikiganiro cy'iminota 8 10 kiba ari icyo ngicyo. Amfashe ariko muri iyi industry nyarwanda ireke kuba agatera nzamba. Kuza umuntu ragaza agahitinga gatoya akaba arabuze, wamure wajya kumushakisha muri ugasanga depression aramufashe man, agiye kwicwa n'urwago. Mwaya mwicaje ku gasongero k'ubuzima, mwamubongeje umuntu maje kumubonja, none ageze atangiye kwishimira ibintu feelinga, mwise mumujugunya mu bigori. Mwabagabo ubizimana ntabwo muzazibazwa koko, ubizimana ni muzazibazwa. Njye mbasabye imbabazi basi, mumbabarire. Ntabwo abantu bose bazaba nkaye maporo, njye nshoboye kuza nkivugira, ariko abenshi ntabwo bazi kwivugira. Niba umuntu yarakuze akagemerwa akamenyekana, mwamufashije. Njye mbasabye imbabazi munyibabarire rwose. Uzamfasha azamfasha bishaka nibyo, ariko hari abantu batari bakuriye kugenda rwose. Njye nzagenda mururiza abahanzi cyetse uwo ntamenye, kandi uwo namenye nabo bayamenyekanye. Nzagenda mbahururiza umunsi ku wundi. Nabindi rero ni Pola Vibe. Stay tuned. Wakoze subscribe, ukuri amahoro y'Imana komeza abane nawe. Imigisha myinshi ndaye gusabiye. Wowe wumva ufite minema n'umutima uko wamfasha habona kamera ya danger, ndagushimiye. Ikibazo cy'igihe ndabizi ko muzabikora muri abantu banjye. Ni ikibazo cy'igihe. Mukomeze gukora subscribe, mukomeze bare ibiganiro byanjye, agacaro kamo kagenda kazamuka. Ni ukuri sabu 120 mu byumweru 2. Ntabwo ari abantu bakeya. Mukomeje kunyereka urukundo, ndabashimiye cyane. Mukomeze mushyemo udukomenti twinshi dutima, mukomeze mubinyereke bya hatari, muzamure ewana. Ntabwo uyu munsi ndasoza mbakubisa akantu kugira ngo mwumve ko nyifite speciality, umwihariko wanjye nyiri professional, ngibikora kinyamwuga neza. Ndavuga ngo ndi ku gasongero mpagaze kigabo nyita umugabo pana bwa bugabo, ndacyari umwe rukumbu gifite ingufu muri iyi njyana, giti ntare muri iri shyamba, dore mfashe ingabo ni karibu neza mu Buganza. Ibyo ndabikora kugera Wakanda, ndabibona ko mufite agahinda, gusa nzi neza ko muzabikunda. Maranye igihe nimba niziri ku mukanda, nemeye gupfira injyana, wallahi dore nagemeze ku muhanda. Twagiye tubonane another session.